mubonye mubyaye umwana wa mbere akaza afite nawe ubumuga mukashyiraho wa kabiri we noneho bikaza bikabije nk'uko turi kubibona, kuki mutagizemo amakenga muti wabona n'uwa gatatu n'uwa kane ariko byagenda wenda ngo muhita murekeraho? wababona ko Imana yakora ibitangaza wenda akazaza umwana muzima. Mbere yuko wenda urwara ibi bintu wese wabagaho gute nubwo tubwiye ko byari mu bwana? Mbere ko nawe uremera kumva ngo niba ko nari ntunzwe n'ababyeyi ababyeyi byose nibo babikoraga, wanjye ntabwo tuzi gukora nari nifitiye ubundi. Umaze gushinga urugo urabona iyo umusore ajya kurambagiza hari ukuntu aba yumva yikwije, ese icyo giheho kugira ngo utegure urugo rwawe mbere y'uko urushinga hari ukuntu umuntu abanza kwitegura, ese we witegura gute? N'utuye turimo wakoraga muri icyo gihe ku buryo rwose wagezeho urarushinga? Urebye nta mirimo myinshi nakoraga, ntayo, kwayo guhinga gusa, kwayo gusa, muri nta yindi mirimo nari mfite yindi. Reka tuganire na mama w'abana nawe twumve, hanyuma nze kubona kuganiriza uyu musore cyangwa se mbanze nganire n'uyu musore. Ngwino ntacyo. Hora kuri twese. Yego, witwa nde? Witwa Byiringiro Sare, ariko ku ishuri abana bakunze kunyita mwene Kirugoyo. Bakunda kunze kunyita mwene Kirugoyo. Mwene Kirugoya? Kirugoyo. Kirugoyo? Yaratubwiye ngo ni Giturugunyo. Niryo ngiryo niryo? Yes. Naryo bararimwita? Yego. Ku ishuri wiga mu kangahe? Niga senior 1. Senior 1. Okay. Wowe ubu burwayi bujya kutangira kugufata cyangwa se ntabwo buragera aho bikabije cyane, wumva bugenda bukura gute? Numva bugenda bukura, rimwe na rimwe hari igihe handya, numva bigenda bikura uko byunze mu gitondo hakandya. Ndabona inkovu ku mutwe, ese waba waragiye kwa muganga wenda bakakubaga bakagira uko bakuvura? Ngiye kwa muganga barambaga. Byagenze bite? Dusobanurire ukuntu n'icyo byatanze nyuma yaho. Ngiye kwa muganga baramvura ariko ntacyo byatanze, byaranze. Sinzi uko babonye bimeze, ntabwo badusobanuriye neza ko byaranze. None se ukurikije uko ubyumva, ese biri kugenda bikura wenda ukurikije kwa muganga uko bakuvuye n'imiti baguhaye, bigenda bikura cyangwa wumva hari agahenge bigenda bitanga? Bigenda bikura ko kwa muganga nta yindi biti bampaye uretse kumbaga gusa. Bigenda bikura uko bwije n'uko bukeye. Ni izihe ngaruka bijya bigutera kuba ufite ubu burwayi? Ingaruka bijya bintera kuba mfite buno burwayi ni uko nabasha kwisanzura mu bandi bana, ko bavuga ngo dore mwene Kirugoyo, ngo bakavuga atafite na murumuna we ngo ni kajisho moja, n'ibindi bintu byinshi bibabaje. Takundi ubyakira ute uyu bivuga gutyo? Yewe bintera agahinda ariko nkagerageza kwihangana, ko ntacyo bitwaye. Amashuri yawe wumva mu byifuzo ufite nuyarangiza ushaka kuzagera ku ruhe rwego? Cyangwa se wumva ushaka kuzaba nde, kuzaba iki? Amashuri yanjye mfite ninyarangiza numva ushaka kuzajya mfasha abababaye, Imana imfashije nkakinga n'ibintu bya tourism. Ubukerarugendo. Urakoze cyane. Hari abanyeshuri bagenzi bawe bari mu rugo cyangwa se bari kukureba kuri Afrimax muri aka kanya, bakwita mu mazina yose, gira icyo babwira? Abanyeshuri bagenzi banjye muri kundeba kuri Afrimax TV, ndagira ngo mbabwire yuko amazina mukunze kunyita turi ku ishuri atari meza, kuko atari njye wigize ko Imana irema uko ishatse, nuko yashatse k'indema, izi ni impamvu yabishizeho. Cyo nabasaba nuko mutakita umuntu amazina yose mubonye bitewe nuko ari, kuko bimutera imfurumwe bigatuma atabasha
kubisanzuraho ngo abaganize babwire ibibazo bye kandi wenda mwabasha kugira icyo mumufasha. mugira amahoro kuri twese. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yego. Amazina yawe? Amazina yanjye banyita Tuyisenge Mwajabu. Uyu muryango wanjye mureba, uriya mureba ni umugabo wanjye twashakanye ariko ameze, mbona yuko hari ukuntu Imana izabigenza tukabana neza amahoro, ariko Imana yabikoze uko ishaka. Duhana urubyaro mu gihe hari benshi barubuze, ariko tubyara abana bafite ikibazo. Ariko nakomeje kubyihanganira, nyine ndabyihanganira, aho kugeza ubu ntacyo babashije kumfasha. Byose ni nje bireba, nkakora uko nshoboye kose, nkashakisha, nkajya mu baturanyi nkabavomera amazi, bakampa uduceri kugira ngo mbashe kubona nyine udufaranga two kuba nahahisha, tubona imibereho y'ukuntu twanabaho nyine. Yego. Ubanguke turayashaka.